ijuru nzahora ndi mu rukundo rwawe umutima wanjye ntuzacogora ntabwo nzongera kuruhukundi mwami numvise ijambo ryawe ryera maze numva rimwe n'umutima ubwo nari nafite kwizera ijambo ryawe riranyobora mwami numvise ijambo ryawe ryera maze numva rimwe n'umutima ubwo nari nafite kwizera ubushize twaganiriye inyigisho y'ubuzima cyane cyane igice cya mbere uhereye ku murongo wa mbere ukageza ku murongo wa 17 aho twabonye Pawulo nk'umwanditsi agaragaza ko yahamagariwe kuba imbata ya Yesu ndetse no kugeza ubutumwa bwiza ku banyamahanga ndetse ahamagarirwa kubwiriza ubutumwa bwiza. Twagaragaje neza ko natwe dukwiriye kugira ishyaka ryo kubwiriza abandi ubutumwa bwiza. Yagaragaje kandi ko kuba abizera b'i Roma kwizera kwabo kwarasakaye mu isi byamubereye umugisha ndetse bimubera n'umwanya mwiza wo kugira ngo abasabire abasengere nka bene se. Tubona yuko natwe abizera tudakwiriye gutandukanywa n'amadini n'indi mihango y'idini, ahubwo ugaragaje wese ko ari umwizera w'ukuri kw'ijambo ry'Imana dukwiriye kumufata nka mwene data tukamusabira kandi tukabana nawe mu bumwe bwo kwizera. Ikindi twabonye nuko mu butumwa bwiza umurongo wa 16 na 17 arimo gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa. Twabonye ko iyi mirongo ibiri niyo nyigisho nkuru y'igitabo cy'Abaroma. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe uhereye igice cya mbere uhereye ku murongo wa 18 kugeza mu gice cya gatatu umurongo wa 20 aho tugiye kureba inyigisho nkuru irimo ivuga ko abantu bose batsindwa n'urubanza rw'ibyaha imbere y'Imana. Mbere yuko asobanura agaciro ko gukiranuka guhishurwa mu butumwa bwiza kandi kugaheshwa no kwizera, Pawulo abanza gusobanura ikibazo cya buri muntu wese. Abantu bose bariho urubanza rw'Imana kubera ibyaha byabo kandi batsindirwa imbere y'Imana ikiranuka. Rero nk'uko umuganga agomba kwemeza umuntu ko arwaye mbere yuko yemera kunywa imiti, ni nako Pawulo agomba kubanza kutwemeza ko natwe turwaye indwara y'ibyaha, bityo tukaba dukeneye umuti w'ibyaha ari wo gakiza gatangirwa ubuntu muri Kristo Yesu. Igice cya mbere umurongo wa 18 kugeza 32 tubonamo insanganyamatsiko igira iti ab'isi bose batsindwa n'iby'Imana yaremye. Mu murongo wa 17 Pawulo yagaragaje ko mu butumwa bwiza arimo gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa. Nanone mu murongo wa 18 agaragaza ko umujinya w'Imana uhishurwa uva mu ijuru. Bigaragara rero ko hari isano hagati yo gukiranuka kw'Imana n'umujinya wayo. Gusa nanone iyo tuvuga umujinya w'Imana utandukanye n'uwacu abantu, kuko abantu ugamije guhora no kwihimura ku bandi kandi ubwawo nawo ukaba ukomoka muri kamere y'icyaha. Naho umujinya w'Imana ni nk'ifuhe ryo kudashimishwa n'ibyo abantu bakora bitandukanye no gukiranuka kwayo, ariko ubundi ntabwo ukomoka mu miterere y'ibyaha. Muri iyi mirongo rero cyane cyane umurongo wa 19 na 20 tubona ko Imana yihishuriye abantu bose. Umurongo wa 19 n'uwa 20 itubwira impamvu umujinya w'Imana uhishurwa. Imana yihishuriye abantu mu byo yaremye kandi mu buryo bugaragara, ku buryo abantu bose bafite ubushobozi bwo kumenya Imana nta mayobera bashingiye ku byo yaremye. Ubushobozi n'imiterere y'Imana kuva isi yaremwa bigaragazwa n'ibyo yaremye, kandi ibyo byari ukugira ngo abantu bayimenye babeho badafite icyo kwireguza mu gihe bahisemo kwanga Imana. Bityo rero ibitaboneka byayo ni ukuvuga imiterere yayo bigaragazwa n'ibyo yaremye, harimo ububasha bwayo buhoraho nk'uko tubibona mu murongo wa 20, ubumana bwayo nk'uko tubibona mu murongo wa 20, nanone icyubahiro cyayo nk'uko tubibona muri Zaburi ya 19 umurongo wa 1 n'uwa 2, ndetse n'ineza yayo nk'uko tubibona mu byakozwe n'intumwa igice cya 14 umurongo wa 17. Rero tugomba kumenya yuko impamvu Imana yahaye abantu amaso, amatwi,
amazuru ndetse n'ubwonko ari ukugira ngo bamenye Imana, bayishime ku bw'ibyo yaremye. Intego nyamukuru rero ya buri muntu wese mu buzima bwe bwose ni ukumenya Imana no kuyishimira imirimo yayo itangaza, ubwenge bwayo, imbaraga no guhoraho kwayo bigaragazwa neza n'ibyo yaremye. Mu murongo wa 21 na 23 tubona ko aho kugira ngo abantu bashima Imana, ahubwo tubona inyiturano y'abantu, tubona icyo abantu bitura Imana. Abantu bashikamiza ukuri gukiranirwa kwabo. Ubundi kumenya Imana bituma umuntu ayubaha nk'Imana, akayishima, ariko kubw'ububi bw'abantu, iyi mirongo itwereka ko badakurikiza cyangwa se batubahiriza Imana nk'Imana, ntibashima Imana, bita ku bitagira umumaro, biyita abanyabwenge, kandi bagahindura ubwiza bw'Imana idapfa ibishushanyo by'abantu bapfa. Mu yandi magambo, baramya ibigirwamana aho gusenga Imana rurema. Tekereza kuri ubu bugome bw'abantu. Rero birasobanutse impamvu akenshi abantu bita ibyo twigisha ubupfapfa. Yesu yatubwiye muri Matayo 4, muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 45 ko Imana ivubira imvura ababi n'abeza, ikabaha ibyo bakeneye mu buzima bwabo bwa buri munsi, ititaye ko bayanga cyangwa bayikunda, bayizera cyangwa batayizera. Rero mu kwanga kumenya Imana, abantu ubwabo biyita abanyabwenge ndetse kuruta Imana rurema. Bibiliya itubwira ko uku kwiyita no kwihindura abanyabwenge kuruta Imana bibahindura abapfapfa. Banze kumenya Imana, bibashyira mu mwijima, kandi biyise abanyabwenge bahinduka abaswa. Mu murongo wa 24 na 32 w'igice cya mbere tubonamo ingaruka zo gushikamiza ukuri kw'Imana cyangwa se zo gushikamira ukuri kw'Imana. Aba bantu tubwirwa hano ntibafite icyo kwireguza imbere y'Imana nkuko tubibona mu murongo wa 20. Ni nayo mpamvu ubwo Imana yabihishuriye mu byo yaremye bagahitamo kuyanga, umujinya w'Imana uva mu ijuru ku bwabo nkuko tubibona mu murongo wa 18. Nicyo cyatumye Imana ibareka ngo bakurikize ibyo imitima yabo irarikiye. Umurongo wa 24 na 25 tubonamo ko bakora ibiteye isoni birimo kononana imibiri yabo. Baguraniye ukuri kw'Imana gukurikiza ibinyoma. Muri iyi minsi kubeshya bimeze nkaho ari ikintu gisanzwe mu buzima bw'abantu, byamaze kuba nk'ibisanzwe. Baramya ibyaremwe bakabikorera, bakabirutisha Imana rurema. Kugira ikigirwamana ntabwo ari ukuba ukikubita imbere ngo ugisenge gusa, ahubwo ikintu cyose wimitse mu buzima bwawe kigafata umwanya wa mbere kuruta Imana rurema, icyo cyose ni ikigirwamana, icyo cyose ni cyo uramya kuruta Imana rurema. Rero umurongo wa 26 na 27 hatubwira ko ari cyo cyatumye Imana ibareka kugira ngo bararikire ibyonona. Abagore bakoresha imibiri yabo uburyo butandukanye n'ubwo yaremewe. Abagabo bagirirana n'abandi bagabo ibiteye isoni. Ibi nibyo twita homosexualité cyangwa se ubutinganyi mu minsi ya none. Mu by'ukuri abantu mu minsi ya none imibiri yabo bayikoresha ibitandukanye n'Imana yayiremeye. Abagabo bakareka kugirira abagore iby'imibiri yabo yagenewe, ahubwo bagashyuhira abandi bagabo n'abagore bikabuko. Mu by'ukuri Bibiliya ivuga ko bashyushywa no kurarikirana. Abagabo bahuje ibitsina n'abagore bahuje ibitsina. Mu by'ukuri iyi niyo mitima igaragara irwanya iby'Imana. Nicyo cyatumye rero Imana ibareka ngo bagire imitima yabaye akahebwa bakora ibidakwiriye, kuko tubibona mu gice cya mbere umurongo wa 28 kugeza 32. Buzuye gukiranirwa kose n'ububi, kurarikira, igomwa, ishyari n'ubwicanyi, intonganya n'ubugambanyi, gukina abantu ku mubyimba no gusebereza abandi ahatagaragara. Mu by'ukuri iyi ni imibereho igaragara mu bantu, ariko nanone nk'uko ijambo ry'Imana riri kutubwira hano, akaba ari ikimenyetso cyo gukiranirwa, akaba ari ikimenyetso cy'umutima utubaha Imana, akaba ari ikimenyetso cy'umutima utaramenye Imana. Mu by'ukuri niyo waba witwa umukristo ariko ukibonaho ubu buzima, menya neza yuko uciriweho iteka ryo kurimbuka, menya neza yuko umujinya w'Imana ukuriho. Iki jambo ry'Imana rigusaba ni uguhindukira no kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Rero hari impamvu zisobanutse zatuma Imana isuka umujinya wayo ku bantu, kuko abantu bose bafite ubushobozi bwo kumenya ukuri, ariko kubera ubugome bwabo barakwanga bagahitamo gukora ibiteye isoni. Ikindi tubona uhereye mu gice cya 2 noneho
ku murongo wa mbere kugeza umurongo wa 16 hatwereka ko abantu biyita abakiranutsi batsindwa n'amategeko yanditse mu mitima yabo. Umurongo wa mbere kugeza umurongo wa 3 w'igice cya 2, abiyita abakiranutsi ni indyarya. Bibiliya iravuga ngo ucira undi urubanza aba yitsindishije kuko nawe akora nk'ibyo amurega. Niba umuntu aberaho kuvuga ngo bariya ni abapagana, aba ntibakizwa, aba ntibameze gute, kandi mu by'ukuri nawe ukora nk'ibyo bakora, waba ubikorera hihishe, waba ubikorera ahagaragara, mu by'ukuri nawe uri indyarya. Kandi ijambo ry'Imana riravuga muri iyi mirongo ngo niba ucira abandi urubanza ukora bimwe n'ibyo bakora, ntabwo uzarokoka iteka ry'Imana. Yesu rero muri Matayo igice cya 7 umurongo wa mbere yatubujije kudacira abandi urubanza. Kuba imitima yabo rero n'ibitekerezo byabo bibarega byerekana ko amategeko y'Imana yanditswe mu mitima yabo. Umurongo wa 2, umurongo wa 4 n'uwa 6 w'igice cya 2 tubona ingaruka z'uburyarya bw'abiyita abakiranutsi. Aho kugira ngo bave mu nzira zabo mbi bahindukirira Imana, ahubwo bakomeza kwinangira imitima bakarwanya Imana n'ibyayo. Umujinya w'Imana rero umunsi uzahishurwa uzagera kuri buri wese muri abo bose bitewe n'ibyo bakoze bibi birwanya Imana n'ibyayo. Nibwo Imana izabasohozaho ubutabera bwayo bwo gukiranuka mu gucira imanza abanyabyaha. Umurongo wa 6 turatubwira ngo Imana izitura umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Abagalatiya 6:10 ho haratubwira hati Imana ntinegurizwa izuru, ntimwishuke, Imana ntinegurizwa izuru, ibyo umuntu abiba nibyo azasarura. Ubibira mu mubiri azasarura kubora, naho ubibira mu mwuka azasarura ubugingo buhoraho. Imana ntirobanura ku butoni, ukora ibyo gukiranuka iramwemera. Igice cya 2 umurongo wa 7 kugeza 11 Pawulo avuga ku bantu bakomeje kwizera kwabo. Akoresha amagambo avuga ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakishe gukora ibyiza badacogora. Abakore bityo umurongo wa 10 Imana izabitura ubugingo buhoraho. Rero abagereranya n'abantu bikunda badashakisha Imana umwete wabo wose. Abantu bikunda biyitaho gusa. Pawulo atandukanya kandi ibizabaho. Abantu beza bishimira ubuzima bw'iteka, bazagirana umubano mwiza uhoraho na Yesu ndetse na se. Muri Yohana 17:3 abantu bakomeje gukora ibintu bibi Imana izabasukaho umujinya wayo. Yesu nawe yabivuzeho. Ubwa mbere Yesu yavuze ku munyabwenge. Umuntu w'umunyabwenge akora ibyo Yesu yigishije. Niko Yesu yigishije. Uwo muntu niwe ugereranywa n'uwubatse inzu ye ku rutare, ndetse umuyaga ukaze ntushobora kwangiza iyo nzu cyangwa kuyisenya. Ariko umuntu w'umupfapfa ntabwo akora ibyo Yesu yigishije, arabyumva gusa ariko ntabikore. Uwo muntu ameze nk'umugabo wubatse ku musenyi, kandi umuyaga washenye iyo nzu. Tubibona muri Matayo igice cya 7 umurongo wa 24 kugeza 27. Inyubako idafite urufatiro rwiza ntibikomeye, kandi ubuzima bw'umuntu bufite intege nke rwose. Bityo umuntu wese utizeye Yesu ntashobora kuzarokoka umujinya w'Imana, kuko nta muntu ushobora kwitsindishiriza imbere y'Imana cyangwa se ngo atsindishirizwe n'imirimo itegetswe n'amategeko. Bityo rero umuntu wese uzaboneka imbere y'Imana atarizeye Yesu ntazashobora kurokoka umujinya w'Imana. Muri iyo mirongo kandi tubona Pawulo agaragaza urubanza ku Bayahudi ndetse no ku banyamahanga. Byerekana ko ntacyo bamwe barusha abandi imbere y'Imana. Bombi ni ukuvuga Abayahudi n'abanyamahanga bashobora kubona agakiza kimwe k'Imana cyangwa urubanza rw'Imana. Urugero ni iyerekwa rya Petero ryo gusura Koroneliyo ryigishije Petero kukuri. Imana yemera umuntu uwo ari we wese uyubaha, kandi Imana yemera umuntu uwo ari we wese ukora ibintu byiza bivuye mu kuyizera, bitavuye mu mirimo itegetswe n'amategeko, ahubwo bivuye mu kuyizera nk'Imana cyangwa se kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Nkuko tubibona mu byakozwe n'intumwa igice cya 10 umurongo wa 34 n'35. Pawulo yerekana abapfuye batazi amategeko n'abatwarwa n'amategeko uburyo bizagenda mu gihe cy'urubanza. Tubibona mu gice cya 2 uhereye ku murongo wa 12 kugeza 16. Amategeko ya Mose nta ruhara azagira mu gucira urubanza abapfuye batazi amategeko, kuko ntayo bumvise. Ahubwo Imana izabacira urubanza ishingiye ku kuri ko kumenya icyiza n'ikibi byari mu mitima yabo. Naho abahawe amategeko azababera urufatiro rwo gucirwa urubanza. Mu yandi magambo,
bazacirwa urubanza hashingiwe ku mategeko. Nubwo abayahudi bumvaga ko abanyamahanga badakwiriye agakiza kubera ko badafite amategeko, ariko Bibiliya ivuga ko abumvira amategeko nibo babarwa nk'abakiranutsi, ntabwo ari abayasoma cyangwa abibwira ko bayafite gusa. Tuyibona mu murongo wa 13. Mu murongo wa 14 Pawulo avuga inshuro ebyiri ko abanyamahanga batari bafite amategeko ya Mose, ariko bakoraga ibintu bimwe byanditswe mu mategeko, urugero nko kwita ku barwayi, kwita ku bakuze n'ibindi. Aha rero niho yavuze ko nubwo batari bafite amategeko, ariko iyo bakoze iby'amategeko ubwabo baba bihindukiye amategeko. Naho mu murongo wa 15 Pawulo agaragaza yuko kuba abanyamahanga batari bafite amategeko ariko bagakora iby'amategeko, bityo bisobanuye ko amategeko yanditse mu mitima yabo. Bivuze ko mu bwenge kavukire bwabo harimo amategeko nk'igihamya cy'uko imbere mu muntu harimo kumenya icyiza cyangwa ikibi. Bityo kubera kamere y'icyaha, abantu banga guhitamo icyiza ku bushake, ahubwo kuko imitima yabo yabaye akahebwe bahitamo kugomera Imana bagakora ibiteye isoni. Mu murongo wa 16 Pawulo agaragaza ko nubwo urubanza rwose ruzacirwa muri Kristo Yesu, ariko abapfuye mbere y'icyo gihe umutimanama wabo wabamenyeshaga icyiza n'ikibi nk'igihamya cy'uko amategeko y'Imana yanditse mu mitima yabo uzashingirwaho. Bityo mu baremwe bose nta n'umwe ufite icyo kwireguza imbere y'Imana yuko atamenye Imana, kuko uhereye kera kose Imana yihishuriye abantu mu byo yaremye kugira ngo bayimenye, bayiramye kandi bayihimbaze. Ariko abantu bahitamo kuyanga, ahubwo bagakora ibiteye isoni biva mu irari ry'imitima yabo yangijwe n'icyaha. Mu gice cya 2 umurongo wa 17 kugeza igice cya 3 umurongo wa 8 tubona ko abayuda bumva ko bakiranuka kuko ari abayuda, nabo batsindwa no kutumvira amategeko. Icya mbere tubona ko kuba umuyuda ntibihagije kugira ngo ube ukijijwe, cyangwa kuba umunyedini ntabwo bihagije kugira ngo ube ukijijwe. Hari impamvu zitandukanye zatuma abayuda bibwira ko bazatsindishirizwa imbere y'Imana, ariko kumenya icyo Imana ishaka ntibihagije. Kwigishwa neza iby'amategeko ntibihagije. Mu yandi magambo, muri iki gihe twavuga yuko kumenya ko Yesu yapfiriye ibyaha by'abari mu isi, kumenya ko Yesu yapfuye akazuka, kumenya ko Yesu ababarira ibyaha cyangwa agirira abantu neza, kuba warabyigishijwe inshuro nyinshi mu rusengero ntago bihagije kugira ngo ube ukijijwe, keretse iyo ugeze ku rugero rwo guha Yesu Kristo ubuzima bwawe n'umutima wawe kugira ngo yime abe umwami n'umukiza, agutegeke kandi akuyobore. Imana rero yihishuriye Abisiraheli binyuze mu mategeko yahaye Mose, ibagaragariza icyo bifuzaho muri ayo mategeko nk'igihugu. Imibereho y'igihugu cyabo yari ishingiye kuri ayo mategeko. Birariraga ko bafitanye isano yihariye n'Imana. Bari ab'Imana koko nayo ari iyabo, ku buryo nta kindi gihugu mu isi cyari gifite uyu mugisha. Bari bafite amahirwe yo kumenya ubushake bw'Imana binyuze mu mategeko yayo. Bityo rero bari bafite uburyo bwose bwo kumenya icyiza gikwiriye imbere y'Imana. Nubwo aya mahirwe yose bari bayafite, ariko ntibigeze babasha gukiranukira Imana yabo. Bityo mu murongo wa 19 na 20 tubona ko kwibwira kuri icyitegererezo ukaba unafite ubwenge bwo gufasha abandi nabyo ntibihagije kugira ngo ubukijijwe. Icya mbere, kumva ko ubwabo, no kuvuga abayahudi, bari bafite gukiranuka byatumye bumva ko ari abantu badasanzwe ndetse bari hejuru y'ibindi bihugu n'abandi bantu. Bityo bituma Bibiliya ibagereranya n'abarandasi b'impumyi ndetse n'umucyo w'abari mu mwijima. Mu by'ukuri umuntu wese wibwira ko ari igitangaza, akibwira ko asobanukiwe kurenza abandi, akibwira ko afite ubushobozi abandi badafite bwo gukora ibintu runaka mu by'umwuka, uwo wese Bibiliya imwita umurandasi w'impumyi. Kuko tuzi neza yuko twese abizera Yesu Kristo turi abatambyi b'ubwami bw'Imana, dufite umwuka wera utuyobora, kuko duhabwa umwuka wera tukimara kwizera kandi akatuyobora mu kuri kose. Nta muntu rero wari ukwiriye kwirarira ko hari ibyo azi bisumba abandi, cyangwa avuga ngo ngewe ndabasengera mwebwe ntimushoboye gusengera, cyangwa ngewe ndabatambira ndi umutambyi mwebwe. Ibyo byose abameze batyo Bibiliya ivuga ko ni abarandasi b'impumyi, bakaba n'umwijima w'abari mu mwijima.
ntabwo navuga ko ari umucyo, ahubwo n'umwijima w'abari mu mwijima. Ibyo tubibona muri Matayo igice cya 23 umurongo wa 16 na 24. Aho kugira ngo babe umucyo w'abapagani batazi Imana, abayuda bitandukanyije n'indi mico y'ibindi bihugu. Twibuke ko mu gihe Imana yababuzaga kwivanga n'andi mahanga, ntago yababwiye kutabera andi mahanga urugero ndetse n'umucyo, ahubwo umucyo wabo wo kumvira no kubaha Imana n'amategeko yayo ni wo wari ukwiriye kubera andi mahanga urugero, aho gukurikiza iby'andi mahanga yakoraga. Ntibigeze rero basobanukirwa icyo bivuze kuba barahawe amategeko y'Imana, kuko mu mategeko bahawe kumenya Imana n'ukuri, ariko ntibyigeze biba mu buzima bwabo. Akenshi natwe uyu munsi niko bimeze. Tuvuga ko twahawe agakiza, ariko imibereho yacu ikaba itandukanye n'agakiza tuvuga ko twahawe. Muri Tito igice cya 1 umurongo wa 16 haragira hati: bavuga ko bazi Imana, ariko imirimo bakora ikabihakana. Kuvuga ko uzi Imana, kuvuga ko wamenye Imana ni ikintu kimwe, ariko ikigaragaza ko wamenye Imana ni ubuzima ubaho. Abayuda rero bavugaga ko ari abantu b'Imana kuko bafite amategeko y'Imana bahawe, ariko kutabaho ubwo buzima bw'ayo mategeko ntacyo byari bimariye andi mahanga. Kandi Imana icyatumye ibaha amategeko, yashakaga ko gukiranuka kuzanwa n'amategeko gutuma baba umucyo w'andi mahanga kugira ngo bamenye Imana, ariko ntibigeze babishobora. Natwe niko tumeze. Abantu benshi bavuga ko ari abakristo, abandi tukavuga ko turi abapasitoro, abandi tukavuga ko turi intumwa, abandi tukavuga ko turi ba bishopu, ariko mu by'ukuri imibereho yacu niba itabera abandi umucyo ubayobora kuri Yesu, ntacyo bimaze, ndetse n'agakiza turirimba ko dufite ntako gafite ikibazo. None se ni ukubera iki kuba umuyuda bidahagije? Ni ukubera ko abayuda nabo bacumura amategeko, ku buryo izina ry'Imana ritukwa mu bapagani ku bwabo. Mu mirongo ya 21 na 23 Pawulo agaragaza uburyarya bw'abayuda, kuko ibyo bigisha n'ibyo bavuga mu mategeko atari byo bakora, akaba atari nayo mibereho babaho, bityo bigatuma izina ry'Imana ritukwa mu batizera. Gereranya iyi miterere n'iyacu abitwa abakristo mu gihe cya none. Tuvuga ko turi abakristo, tukavuga ko twizera, ariko ubuzima tubaho bukaba butandukanye n'ibyo tuvuga ko twizera. Ibi nibyo Yesu yavuze muri Luka igice cya 17 umurongo wa 12, avuga ku babera abandi bisitaza n'ibigusha, babuza abandi kwinjira mu bwami bw'Imana. Ese aho kuko ntitwaba turi abarandasi b'impumyi n'umwijima w'abatizera aho kubabera umucyo? Tubitekerezeho. Ikindi tubona mu gice cya 2 ku murongo wa 25 na 29 ni uko gukebwa ku bayuda ntibihagije kugira ngo babe bakijijwe, ariko kuri iki gihe twavuga ngo kuba umunyedini ntibihagije kugira ngo ubukijijwe. Pawulo agaragaza ko gukebwa kugira umumaro iyo umuntu akomeza amategeko, naho iyo adakomeza amategeko ntaho abatandukaniye n'utakebwe. Bityo abatakebwe babaho nk'abangeso nziza, batsindisha abayuda batumviye amategeko kandi bayafite. Mu yandi magambo, niba tuvuga ko turi abizera ariko ntitubeho ijambo ry'Imana uko rivuga, ntitubeho imibereho ihindutse, ntitubeho imibereho y'ubumwe bw'abana b'Imana, ntitubeho imibereho y'urukundo rw'abana b'Imana, ntitubeho imibereho yayindi ihindutse ku buryo umuntu utizera ashobora kubona Kristo mu buzima bwacu, reka nkubwire, kuba tuvuga ko twizera no kuba dufite ijambo ry'Imana ntacyo bitumariye. Niyo mpamvu kubw'iyo mpamvu Pawulo avuga ko umuyuda wo mu mutima akaba yaranakebwe mu mutima niwe muyuda nyakuri. Mu yandi magambo, umuyuda nyakuri si ukomeza amategeko gusa, ahubwo ni uwahindutse mu mibereho ye y'imbere muri we, akubaha Imana ndetse agaharanira gukiranuka nk'uko yabisabwaga n'amategeko. Mu gihe cya none cyangwa se muri iki gihe, reka tuvuge yuko kwitwa umukristo byashoboka, ariko ntiwaba umukristo udafite Yesu. Rero kuba warabaye umukristo ukwiriye kubaho imibereho ihindutse, ihereye imbere muri wowe, kandi ukubaha Imana n'ibyayo n'ijambo ryayo, kandi ukabaho imibereho ihindutse iyo abandi babona bakabona Yesu muri wowe, utiriwe ugira n'icyo uvuga. Bityo rero navuga yuko abanyedini b'iki gihe ntacyo bafite cyo kwirata.
niba imibereho yabo idahindutse ngo ibe koko ari imibereho ihuye n'ijambo ry'Imana, ihuye n'imibereho y'abizera muri Kristo Yesu, ihuye n'imibereho y'imbuto z'umwuka duheshwa n'ijambo ry'Imana, mu by'ukuri nta kintu cyo kwirata umuntu aba afite. Amatitire ntacyo bivuze. Kuba pasitoro, kwitwa umuririmbyi, kwitwa apotre, kwitwa bishop ntacyo byaba bivuze. Bigira icyo bivuze gusa iyo umuntu afite Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza, kandi akaba abaho imibereho ihindutse y'ijambo ry'Imana. Ingaruka z'uburyarya bw'abayuda batumvira amategeko, Bibiliya ivuga ko batazatsindishirizwa. Mu by'ukuri nkuko Bibiliya natwe bitubwira muri Matayo igice cya 7, kuri uwo munsi abantu benshi bazabaza Yesu bati, ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwasengeraga abarwayi mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza mu izina ryawe? Ariko Bibiliya yatubwira ngo kuri uwo munsi nibwo azaberurira ati, nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe, ntago nigeze mbamenya. Mu yandi magambo, ntago aba bantu nubwo babikoraga mu zindi mbaraga zitari imbaraga z'izina rya Yesu, kuko ikigaragara nuko Yesu atigeze abamenya. Ni gute Yesu yagombaga kubamenya? Nuko bakagombye kuba baramwizeye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Ubusanzwe Yesu abazi nk'abantu yaremye, ariko ku isano bafitanye nawe y'amaraso ye ntabwo yigeze abamenya. Bivuga rero ko barabikoraga bigakoreka, bakoraga ibitangaza rwose, bavugaga mu ndimi, barahanuraga, bakizaga abarwayi, barabikoraga ariko badafite Yesu. Ntimushukwe rero, ibishashagirana byose ntabwo aba ari zahabu. Igice cya 3 uhereye ku murongo wa 1 ukageza ku murongo wa 8, nubwo bimeze bityo, umuyuda arusha abandi iki? Niko ijambo ry'Imana ritubaza. Icyo tubona nuko abayuda bafite icyo barusha abandi, kuko bahawe ibyavuzwe n'Imana. Ariko nubwo abayuda bamwe batizeye bakaba batumvira amategeko, ibyo ntibihindura ubusa gukiranuka kw'Imana, kubera ko abumva gusa amategeko atari bo bakiranuka ku Mana, ahubwo abayumvira nibo bazatsindishirizwa nayo, nkuko tubibona mu gice cya 2 umurongo wa 13. Reka rero twinjire mu kindi gice gisoza, dutangirira tubona ku murongo wa 3, mu gice cya 3 umurongo wa 9 kugeza 20. Hatwereka yuko abantu bose batsindwa n'urubanza rw'ibyaha. Umurongo wa 9 umeze nk'uduha ikirego. Abayuda n'abanyamahanga bose batwarwa n'ibyaha. Mu yandi magambo, noneho tugiye kubona neza yuko nta muntu numwe, yaba umuyuda yaba umunyamahanga, bose batwarwa n'ibyaha. Bityo rero bivuze ko nta muntu numwe ushobora gukiranuka imbere y'Imana. Yitwaje ko ari umuyuda, yitwaje ko ari umunyedini, yitwaje ko ari umunyamahanga, nta numwe ukiranuka imbere y'Imana, kuko yaba abayuda yaba abanyamahanga bose batwarwa n'ibyaha. Kandi mwibuke ko Abaroma 6:23 bavuga ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Rero uko gutwarwa n'ibyaha kw'abanyamahanga n'abayuda, ibyanditswe byera birabihamya. Tubibona mu gice cya 3 umurongo wa 10 kugeza 18. Muri iyi mirongo Pawulo yakoresheje ubuhamya bw'ibice 6 byo mu isezerano rya kera, cyane cyane Zaburi na Yesaya. Intego ye kwari ukwerekana ko mu buryo bwose abantu bose batubaha Imana kandi ko badakiranuka imbere yayo. Bityo iyo usomye igice cya 3 umurongo wa 10 kugeza 12, hatwereka yuko abantu bose ntibakiranuka mu miterere yabo. Muri iyo mirongo hagaragaramo yuko ntawe ukiranuka n'umwe, ntawe ushaka kumenya Imana. Twese twarayobye, twabaye ibigwari mu kumenya Imana, ntawe ukora ibyiza n'umwe. Aya niyo magambo agaragaza abo bantu n'imiterere yabo imbere y'Imana. Bityo bose batwarwa n'iki? N'ibyaha, yaba abanyamahanga n'abayuda. Icya kabiri, mu murongo wa 13 kugeza 17, abantu bose ntibakiranuka mu myifatire yabo. Icya mbere tubonye ko abantu badakiranuka mu miterere yabo, kuko ntawe ukiranuka n'umwe, ntawe ushaka kumenya Imana. Twese twarayobye, twabaye ibigwari mu kumenya Imana, ntawe ukora ibyiza n'umwe. Noneho abantu bose ntibakiranuka mu myifatire yabo. Tubibona mu gice cya 3 umurongo wa 13 kugeza 17. Bibiliya ikoresha ingero, iravuga ngo imihogo yabo ni imva zirangaye. Mu yandi magambo, bamiragura ibyo babonye byose.
ntibita ku kubaha Imana, ntibita ku kuyishaka, ntibita ku kuyubaha. Imyifatire yabo igaragaza ko batubaha Imana. Icya kabiri, bariganisha indimi zabo. Mu by'ukuri niba hari ikintu gikomeye kibaho muri iyi minsi ni ikinyoma. Abantu mu minsi ya none ikinyoma bagifashe nk'ubuzima busanzwe, nyamara ikinyoma nicyo gitumye turi mu buzima tubayeho uyu munsi, kuko nicyo Satani yakoresheje kugira ngo ariganye Adamu na Eva, bashidikanya Imana n'ukuri kw'ijambo ryayo, bityo bituma bacumura ku Mana, natwe twokozwe icyo cyaha gutyo. Rero ikinyoma ni ikintu kibi. Yewe muntu uriganisha ururimi rwawe, ndakwinginze menya ko utazarokoka umujinya w'Imana. Iminwa yabo yuzuye ubusagwe nk'ubw'inzoka y'inkazi. Iminwa yabo yuzuye ibikakaye, yuzuye amagambo ameze nk'uburozi bwica. Niko Bibiliya itubwira mu Migani ngo ijambo ribi ryicana nk'inkota. Hari abantu bafite iyi miterere, akanwa kabo kuzuye ibitutsi, ntibubaha abakuze, ntibubaha ababayobora, ni gutyo bameze. Mu myifatire yabo ntibakiranuka, bagira amagambo abishye, ntiwamushakaho ijambo rirema ibyiringiro ngo uribone. N'ababivuga babivugana uburyarya n'ubwibone, baca hejuru, ntiteranya, ntagira gute, ukanga kubwiza umuntu ukuri akarinda henuka ubireba. Bibiliya iratubwira ngo ibirenge byabo byihutira kuvusha amaraso. Mu by'ukuri iyi ni imiterere y'aba bantu mu myifatire yabo, ntabwo bakiranukira Imana. Ariko ijambo ry'Imana ritubwira muri iyo mirongo y'uko kurimbuka n'umubabaro biri imbere mu nzira zabo. Umurongo wa 18 utwereka ko abantu bose ntibakiranuka mu myumvire yabo. Muri uwo murongo Bibiliya itwereka ko ntibagira kubaha Imana mu nzira zabo, ntibagira ubwo bashaka kubaha Imana. Donc ibyo batekereje nibyo bakora, ibyo bashaka nibyo bakora. Hari abahinyura bakavuga ngo igihe bavugiye ko Yesu azaza, igihe bavugiye ngo Imana ikora ibi, ntabwo ibyo tukibyumva, ntabwo tukibyizera. Ariko mu by'ukuri ijambo ry'Imana ryo naho ryatinda, ariko iby'Imana yavuze bizasohora. Bene data bakundwa, rero reka tugere ku musozo, ko twavuze ko dusoreza ku gice cya 3 umurongo wa 19 na 20. Hatwereka umusozo w'iki cyigisho cyitwa cyangwa se insanganyamatsiko ivuga ko abantu bose batsindwa n'urubanza rw'ibyaha imbere y'Imana, uhereye mu gice cya mbere umurongo wa 18 kugeza igice cya 3 umurongo wa 20. Abantu bose aho bava bakagera, baba Abayuda, baba abanyamahanga, bose batsindwa n'urubanza rw'ibyaha imbere y'Imana. Rero dusoza muri iyi mirongo ya 19 na 20, abantu bose bagomera Imana ku buryo batsindwa n'urubanza rw'ibyaha imbere yayo. Nta muntu uzatsindishirizwa no kumvira amategeko, kubera ko intego y'amategeko atari iyo gutsindishiriza abantu, ahubwo amategeko amenyekanisha icyaha icyo ari cyo no gukiranuka kw'Imana umunyabyaha atabasha gushyikira ubwe. None se twakora iki ngo dutsindishirizwe cyangwa dukizwe? Abantu benshi bibwira ko ubwo ari abantu beza, bakora ibintu byiza, kandi bakaba bubahiriza imihango n'imirimo itegetswe n'idini bibahesha gutunganira Imana. Abatekereza batyo nabo batsinzwe n'urubanza rw'ibyaha, kuko ari nta muntu utsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko cyangwa itegetswe n'idini. Rero nta muntu ukiranukira Imana kubera ibyo yakoze, ahubwo uwumvise akizera hanyuma agahinduka akabaho imibereho ya Yesu, uwo niwe uba yaratsindishirizwe by'ukuri. Igice gikurikira kizadufasha kumenya uko umunyabyaha wese, yaba Umuyuda cyangwa umunyamahanga, atsindishirizwa imbere y'Imana. Reka dusenge. Mana Data wa twese uhoraho, turagushima. Uri Imana yacu, uradukunda, kandi tugushimira yuko ijambo ryawe wandikishije ritubera inkomezi n'umuyoboro wo kumenya ukuri kw'ijambo ryawe, nk'uko Dawidi yavuze ko ijambo ryawe ari itabaza ry'ibirenge bye. Ndasaba kugira ngo Mwami ijambo ryawe, cyane cyane muri iki gitabo cy'Abaroma, dusobanukirwe neza ukuri kw'ijambo ryawe, uko umunyabyaha atsindishirizwa imbere y'Imana, n'iteka ritegereje abanze kumvira ukuri kw'ijambo ryawe cyangwa kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Nukufashe buri wese wumvishira ijambo ryawe,
kugira ngo mwami Imana yacu aritekerezeho, kandi umucyo umumurikire uturuka mu ijambo ryawe afashijwe n'umwuka we. Ni ukubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana Data wa twese n'ubusabane no gufashwa n'umwuka wera bibane natwe twese ndetse n'abizera bose mu izina ryera rya Yesu.